rero ngo nta mugabo wegeraga igikoni. Iyo yageraga igikoni yabaga yarangije kuba igisambo. Noneho hakabaho ubwo umugabo yumva ko ashonje, batetse igikoma, ariko igikoma ngo cyari icy'abana. Ariko umugabo akabatira gikoma ndakinkahondera. Noneho kubera ko ashonje yabona umugore ahuze agasoma kuri cya gikoma. Kirima ni kiri munda. Kikaba kiramukoza. Yamara gusomaho yasoma kikamukora. Umugore yasati burya umugabo nashatse ni igisambo. Ariko mu by'ukuri yashobora kuba ari ubusambo cyangwa nuko yabaga ashobora cyatavugisha gukura tumuteke igikoma cyinshi twese tumwe. Yari umuco w'ubupfura. Byanje baravuga ngo umugabo nk'igikoma ngo ntamenye igikoma. Ngo niyanywa isukari ntamenya ko isuka yashize mu rugo. Ntabwo amenya ko isuka yabaye ifuni. Isuka ikiri umujyojo ni cya gisuka iba ari nshya. Ntabwo reka turarinyera kandi twiga abanyarwanda. Iyi suka ari nshya bayita umujyojo. Yandi mamuvuye kugura mbese utarayigurikira. Bayita umujyojo. Noneho ikiva mu mashashi hari ababyita gutyo. Yego cyangwa ikiva mu ishashi mu duka tubyite dutyo. Noneho iyo suka rero iyo bamaze kuhingisha agasigara kandi gutya niko bita agafuni. Yego. Ariko murabashingira koko ngo umugabo yanze kurya no kunywa ngo ari mu bikingi by'amarembo. Umuhungu wa kera rero kubera ko ntaho yabaga yahuriye n'umukobwa we, habaga habaranga akaba ari bo babahuza mu ruhande rwabo. Ku mukobwa habaga y'umuranga, ku muhungu hakaba y'umuranga. Umuhungu akaganiriza iwabo w'umukobwa bakaganiriza umukobwa, igisubizo bakuye ku mukobwa bakagiha umuranga akagishyira aho kubamutumye. Niyo mpamvu rero iyo yabaga yagiye kuzana umugore we ari ku marembo mutegereje, habagaho izo mvugo zo gusohora umukobwa. Kera barariraga bagahogora kuko yabaga agiye mu muryango atazi, atigeze abonana na wa muhungu, nta naho basangiriye. Avuga atese mama iyo ari yaratapfuna cyangwa amiriraho. Gusohoka mu nzu bikaba ingora bahize. Gusa umukobwa ntabwo yabaga yaravukanye n'abasaza be ngo arebe nibura barebereho. Kubanza kubaka urugo byari ibintu byo bibaze. Niyo mpamvu iki abantu babitinya hano bakabyihurira rwose. Urakoze cyane. Abakobwa ba kera ntago batinyukaga kujya kurebuzwa abasaza babo. Abo bajyana no mu madushe bakoga kuko ari iterambere. Ariko kera ntabwo byabaga. Ariko kera ntibyabaga. Ntabwo umugore ashobora kujya muri dushe mu rwogero nta n'umuhungu wakagombye gukubita igitsina kobwa amaso, kirazira. Cyabaga ari amahano. Ndakize yakuye kirazira ra. Urabivuga abantu bakobwa bose bagaseka bose bagazijya mu ipfunsi. Urakoze haraho yavuze ngo umuco nyarwanda nta kuhiga ati kandi muhoberane muhuza imisaya yombi. Ariko kantu kuguhuza imisaya yombi hambere kubaza byari ibintu bikomeye cyane. Byari ngombwa ko bahana ibiri. Ni ukuvuga ngo mu gihe cya kera umukobwa iyo yabaga yagiye kuramukanya bwo nabande kwa sebukwe. Iyo yabaga yagiye kuramukanya kwa sebukwe ntago yajyaga kubanza kuramutsa umuhungu, kirazira. Oya, kumwe bavuga ngo uyu munsi bagiye kurya urugo, bavuye mu rukiko none bagiye kurya urugo, ubu niko babyita. Bo babyitaga ko yagiye kuramukanya, yagiye kuramutsa kwa sebukwe. Uyanyu bagita kurya urugo, ubu niko babyita. Yego, ngo yagiye kurya urugo. Yego. Ariko ubwo wasanga ari umwihariko w'iwanyu mushishiro cyangwa imuhanga. Abantu baze kutwandikira batubwire. Iyo umukobwa yamaze gusabwa bavuye mu rukiko, iyo bavuye mu rukiko arataha bagakora ibyo bagomba gukora, bugacya cyangwa akarenza iminsi runaka akajya iwabo w'umuhungu. Yamara kujya iwabo w'umuhungu, ubwo iwabo w'umuhungu nabo baba bamwiteguye, bakishimana n'umukazana wabo uje mu urwo rugo. Ubwo abategereje igihe cyo gusezerana kwa padiri cyangwa kwa pasiteri. Kera rero babyitaga kuramutsa ababyeyi. Ibyo hasoje gusaba no gukwa. Oya, bavuye mu rukiko. Gusezerana imbere y'amategeko. Yego, mu murenge. Bavuye gusezerana mu murenge. Bakabyita kurya urugo. Ndumva ashaka ari umwihariko muri mushishiro kuko iyo nyito n'ubwa mbere nyumvise. Birashoboka ko ari ubwa mbere byumvise rwose. Abadukurikiye ku mbuga zigiye zitandukanye za Radio Rwanda baratubwira nabo nimba ariko babyita cyangwa bifite indi nyito. Yego. Yego,
iyo yabaga yagiye kuramukanya rero kwa sebukwe yabanzaga kuramutsa abagabo babo. Yamara kuramutsa abagabo babo akaramutsa abagabo babo, ubwo nukuvuga ni nabavukana n'umugabo we, ubwo ni baramubembese. Yego, abo nibo bita abagabo babo. Yego, ubwo nabavana. Noneho abaramukazi bari bo bavukana n'umugabo we yabageragaho nyuma akaba ari bo bamuha karibu mu mbere. Ubwo bakwimye karibu wagumaga hanze nta gusakuza. Ariko se ubwo gende kugira ngo bigende bityo byabaga ari kwa kundi bavuga bati twajwemo cyangwa se batakwiyumvisemo. Hari n'igihe wageragayo bakakubenga. Kandi umuhungu we yaragushimye. Yagushimye yakubonye hese. Ko washimirwaga. Washimwaga n'umuryango, ntabwo ari umusore wagushimaga. Kareka. Hari nubwo bamuzanaga bagasanga yarwaye igisebe cy'umufunzo. Ariko bakamwakira kuko bamugushimiye. Yego. Kera byari bikaze. Ubwo icyo gihe cyari igihe habagaho umuranga cyangwa icyo ni igihe washimirwaga n'umuryango. Yego. Kubw'iminsi yagiye itandukana wasangaga hari igihe cy'umuranga akaba n'igihe cy'umuryo. Ubwo icyo gihe umuryango nk'uko ari wo wabaga waragushimiye umugeni. Yego. Ubwo niho bituruka. Iyo wambaga umaze gushimwa rero winjijwe mu muryango. Yego. Nibwo impundu zavugaga. Bakwemeye bakwakiriye mu mbere. Yego. Baramukazi bawe. Yego. Twagiye twaganira gacuti bakunzi ba Radio Rwanda, ariko ntabwo rero uyu muvyeyi mukari bagiza n'urubyiruko bari kumwe baje bonyine. Ndi kumwe n'umukobwa wavuye mu majyepfo rwose, noneho epfo cyane, epfo mu karere ka Huye Imaraba. Harya ngo witwa nde igiko? Nitwa Mungwarareba Josiane. Ndi umunyampinga, ndi umwari w'u Rwanda. Izina ni Rushingabigwi. Izina ry'ubusizi witwa Rushingabigwi. Yego. Kandi rero ukaba umusizi cyane bihambaye. Aha. Mbese ngo harahagazwe. Iwanyu ni mu kayi kagari hariya Imaraba. Nihe no mukizi cya Maraba? Ubundi ubusanzwe mvuka mu murenge wa Simbi, mu kagari ka Mugobore, mu mudugudu wa Nyamiyaga, ariko mbana na mukecuru mu murenge wa Maraba. Mukecuru subwo ni kaka cyangwa ni mama wawe umaze kugira imyaka y'igimbe? Ubundi umwuzukuruza we. Ubana na nyogokuruza wawe? Ariko ni byiza disi. Babyeyi, icyo kintu cy'abana bakumbura kujya kwa kaka ndetse no kwa nyogokuruza bikanga, ibyo bintu mujye mubyitaho rwose, muhereza abana, dore turi mu biruhuko, abana mubohereze mu cyaro. Hano bagera mu mujyi bakazungahara bagazaga barakize babaye abazungu, babyita kuzungahara nyine, uko kwigira umuzungu kandi utari we. No kuzungahara niko Rugamba yabyise. Rugamba Sipiriyani haraho yabyise kuzungahara. Noneho rero akababwira ati nyabuna mujye mugenza mukagenze mutyo, mujye muba abanyarwanda nkuko mujye yagira gati umuco nyarwanda nta waduhiga. Reka twumve rero Josiane uko atubwira mukore mu ngazo, atubwire uhera ushaka mu bihangano byawe. Reka mere ku gisigo nari nahimbiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kimukore ku mutima. Nyiri kotaniro manike ingamba mbizihire, nanzike inganzo twizihirwe, nterure ndirimbe rudasumbwa, nyiri umuheto udahusha mu cyico, intore mu bagabo mwirahire. Ndaje ndata uwo mubyeyi kandi ndaje muvuga imyato, kuva nkivuka naramubonye nyoboka ishuri, mumera wese mbaye ubukombe twibanira iteka, reka musangiza abandi nge turahorana. Uyu mubyeyi mbabwira ni Rutebuka ku rugamba, akaba mutigandaho rukomeye, akaba intwari mu ngenzi, akaba indatwa muri byose, ni nkomeza mihigo ndababwiye. Nasingizwe rugamba nasagamba, hari hose we soko y'amajyambere, imihanda iwacu yarahageze, amavuriro mu gihugu yose, abakecuru baramushima, VUP ni indatwa. Nyiri kotaniro nyiri kotaniro mbabwira ntudatinya ku rugamba, haranira ubutwari muri byose, n'indatwa mu gukorera u Rwanda, ijambo avuze imvugo niyo ngiro. Paul Kagame dukunda, soko ivukamo amazi y'umugisha, u Rwanda turarugutuye, waruhaye amata n'ubuki, ruratemba amahoro n'urukundo, abarutuye barakurata. Mena nkore fura y'u Rwanda, buhanga butagira inkombe, soko ivukamo amazi y'umugisha, waduhaye amata n'ubuki, uru Rwanda turarugutuye, mena nkore gumana amata ku ruhimbi. Niko se byiringiro by'inganza marumbo, ngabire twagabiwe n'Imana gihanga, ndakwifuriza amata ku ruhimbi, gahorana amata ku ruhimbi wamfura we. Urakoze cyane.
kandi rero nawe uzasaza udashonje umukobwa mwiza. Ibyo ngibyo icyo bivuze yandi bavuga ngo umwana no mutamika ibere hanyuma umutamike n'u Rwanda. Umwana amenye igihugu uko umwana umuhibere mukundisha igihugu hanyuma akuraza igihugu. Rwose ntabwo ariko ufite imyaka ingahe? Abakobwa bamaze gukura banga kuyivuga ariko uracyari muto. Ufite imyaka ingahe Josiane? Ngo arareba. Ngize imyaka 17. Si yose umukobwa w'imyaka 17 uza mwabonye ko nta n'agapapuro ari kurebaho yabimize bunguri rwose. Ongera utubwire ukoremo tubwire. Ngoze maso meza ngabirwa nyambe ntaramaze ibwami ziraye ziganje. Ngoze bwiza bwanjye kirezi igitembe itoti tuze ryambaye ishimwe hamwe n'inganje. None rero wirira ngo uhoze ndabona utemba amarira ngano uruburi tuze nk'uzuri kagenda nka nyombera ibyo bigatuma mara kanya mu ruyago. Shawirira mwiza wanjye utuje wuje urukundo masimba asabitse urusobe bisabo byuzuye amata. Wirira saro ryanjye shema nserukana mu bwana cyangwa nka butarabukana nta kimwaro nkajya ku rugamba nikanga amajanja. Ibitaramo nibiterana impundu zivuge bose abasore n'inkumi bakuvugiriza imanda agahinda gacike burundu kurira ntibizogera ukundi ndahiye gitare wamaye. Shawirira mwari ubwami bwo ku ngoma ya cyame musigana rudahirwa ndaturwa abahiza abahigi bakiye umuhigo. Wirira mwari uhanzwe na gihanga imana y'abamenye njya mwamba ngabire narazwe n'imana gihanga umuremyi w'isi n'ijuru. Mutemba matubuki busesa mu gitemere mukumbi n'ishyo n'ibikaburi wawe nyaguhora n'icyanzu. Icyo muroni icyuzo cyatwa cyambitswe amba ryo kwitwa ifura mu muryango gahora n'amata ku ruhimbi. Mwana ni Intyoza yabimize bunguri. Uyu mukobwa ujya kubwiye byose arakubwira ati rero kandi n'amata guhame rwose. Amata guhame ubura n'amata ku ruhimbi maze uzira ubworo rwose. Ni Radio Rwanda mukomeje gutega imbabwira ko dutaramanye n'uyu mukobwa Josiane mu ngwarariye wavuye mu murenge wa Simbi ariko ngo yibera kwa kaka hariya mu murenge wa Maraba. Ariko rero n'ikindi mbabwira ko turi kumwe n'itorero abashyize hamwe Kimuhanga. Niko urabibona utese yewe. Niwe mbazo uyu mukobwa ni Intyoza uretse no kuba yarabimize bungura bitenga neza ukumva afite habikura. Bavugaga ku bijyanye n'urugo bavuga kuntu abagabo barya bicuye bigira nkabona araseka ariko ndumva amagambo yakarishye nk'uwabyumvaga koko ntiyasikaga n'ubusa. Yabyumvaga nyine urabona sadaciye yakenge. No hirya hara mu karere ka Kayonza aherutse kuboneka urubyiruko rwagiraga urugomo ku bagabo banywa igikoma. Barakubitaga bakabunura umuntu umugabo anywa igikoma ryari gute? Ariko bira ntago twabishyigikira. Kubakubita byo n'urugomo ntago birana. Nkeka ko n'ubutabera bwageze kuri barabahohote ntago ari byo gusa nakaba gatambutse mu kurwenya